neza kuri channel yanjye. Uyu munsi nkaba mbafitiye byinshi cyane aho tugiye kuganira kubijyanye n'abahanzi nyarwanda byifashe gute. Abahanzi nyarwanda ntibakunze kugaragaza imitungo yabo, ariko mu by'ukuri uyu munsi tugiye kubiva imuzingo aho tugiye kurebera hamwe abahanzi baba bafite amafaranga menshi kurusha abandi cyangwa se binjiza amafaranga kurusha abandi uyu mwaka wa 2019. Muri kumwe na Shemsi kandi mukomeze kudushyigikira kuko tugiye kujya tubagezaho byinshi byiza cyane uyu mwaka. Ku mwanya wa 10 aho tuhasanga umuhanzi Ivan Buravan wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi cyane nka Just to Dance, akaba ari umwe mu bahanzi binjiza amafaranga menshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umwe mu bahanzi bigaragaje cyane aho afite indirimbo nyinshi zigenda zikurwa uko bwije n'uko bukeye. Uyu mwaka wa 2018 akaba arawugiriyemo umugisha cyane aho yabashije kwegukana igihembo cya Prix Découverte, igihembo kiba giherekejwe n'amafaranga menshi. Ibyo bimushyira ku mwanya umuhanzi winjije amafaranga menshi uyu mwaka wa 2018, binamushyira mu banyamahirwe y'abahanzi baba bafite agatubutse. Ivan Buravan akora ibitaramo byinshi cyane aho agenda abasha no kubikorera hanze y'u Rwanda akarenga imbibi z'u Rwanda. Mwanya wa 9 turasanga itsinda rigizwe na Chari ndetse na Nina. Ni rimwe mu matsinda mu Rwanda agezweho kandi akunzwe na benshi cyane, aho bigaragarira mu ndirimbo bagenda bakora zigenda zikundwa, aho bari mu bahanzi bakoresha ibitaramo ndetse bikitabirwa, aho babashije kuronshinga album ndetse igakundwa bikomeye. Bakaba ari rimwe mu matsinda agezweho mu by'ukuri twavuga mu Rwanda ndetse no muri East Africa mu by'ukuri, aho bakunze gukora ibitaramo haba hanze y'u Rwanda, urugero nko muri Uganda bakunze gukora ibitaramo, ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Mugabane w'i Burayi niho bakunze gutumirwa cyane. Ibyo bikaba bibaha amahirwe yo kugira amafaranga menshi cyane kuko ibitaramo byageze ku mugabane w'i Burayi biba biri ku yindi level, biba biri ku kindi kigero mu by'ukuri. Ku mwanya wa 8 turasanga itsinda rya Dream Boys rigizwe na TMC ndetse na Platini. Ni rimwe mu matsinda mu Rwanda atajegajiga mu muziki, dore ko bari mu bantu batajya bapfa kwiburira uko byagenda kose. Buri mwaka bafite udushya twabo, bari mu bahanzi bakunze guhabwa ibitaramo byinshi ndetse barabigaragaje ubwo bigukanaga Primus Guma Guma Superstar. Bikaba biri mu babaha amahirwe y'abantu binjije amafaranga menshi cyane kuko igihembo cya Primus Guma Guma kiza giherekejwe n'amafaranga menshi cyane arenga miliyoni 20. Bakaba ari mu bahanzi bashyirwa mu majwi ko nabo binjiza amafaranga menshi kugereranyije ibikorwa bagenda bakora byose. Iyo uteranyije bibyara ikintu kigaragara kizima kabisa, kandi rimwe na rimwe bagenda bahabwa amakontra mu kwamamaza n'amakampani. Ibyo bikaba bibaha amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi kurusha abandi bahanzi basanzwe mu Rwanda. Nyawa 7 turasanga umuhanzi Bruce Melody cyangwa se Itanga Ishatse Bruce. Ni umwe mu bahanzi nyarwanda mu by'ukuri nabo bihagazeho cyane muri uru Rwanda. Akaba ari nawe muhanzi wakoze agashya ko kuba ari we munyarwanda wa mbere wabanje kwinjira mu gikorwa cy'umuziki kizwi na benshi cyane muri Afrika ndetse no ku isi, aricyo kizwi nka Coke Studio. Ni umwe mu bahanzi mu by'ukuri bagenda bigaragaza cyane n'indirimbo zabo zigenda zikundwa. Ni umwe mu bahanzi mu Rwanda utashidikanya ko bahabwa amakorabo n'abantu benshi. Ibyo bikaba bimuha amahirwe yo kuba yakwinjiza amafaranga menshi. Ikindi cyuma amahirwe yo kuba ari mu bimwe mu bahanzi baba bakize cyangwa bafite amafaranga menshi cyane, nuko ari umwe mu bahanzi batwaye irushanwa rizwi nka Primus Guma Guma Superstar. Umwanya wa 6 turasanga umuraperi uzwi na benshi cyane ufite impano igaragaza yuko ari umuhanga, ariko uwo nta wundi akaba ari umuhanzi Riderman cyangwa se Riderman aka Riderzo. Umwe mu baraperi beza cyane u Rwanda rufite, akaba ari umwe mu bahanzi ukunze gutumirwa cyane mu bitaramo byinshi cyane. Kugira ngo ubone igitaramo gikomeye atarimo kiba ari sinzi ko byagenze kabisa. Ni umwe mu bahanzi nawe wigaragaza ko nawe ashobora kuba ari umwe mu bahanzi binjiza amafaranga menshi cyane. Akaba ari umwe mu bahanzi bigaragaza cyane, nubwo rimwe na rimwe agenda agaceceka gato ariko ahita agaruka afite ikintu kizima mu by'ukuri. Akaba akunzwe n'abantu benshi cyane, dore ko iyo ari kuri stage ubona abafana bamwiziye cyane badashaka kugenda. Akaba ari umwe mu bantu baryoshya stage, bikaba binavuga ko ari we nomero ya mbere mu kuryoshya stage. Ni umwe mu bahanzi batumirwa cyane kandi ni umwe mu babashije gutwara irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Ku mwanya wa 5 turasanga umuhanzi King James cyangwa se Ruhumuriza James, uko abenshi badakunze kumenya izina rye. Ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ugenda ahora afite hit
buri mwaka kuko ntiyiburira. Ni umwe mu bahanzi bagenda bagaragaza ibikorwa byabo mu bijyanye n'amafaranga, aho uyu mwaka yabashije gutangaza yuko yafite supermarket. Iyo supermarket akaba yaratangiye no kuyikoreramo. Ni umwe mu bahanzi mu by'ukuri bashora amafaranga menshi ahantu hagiye hatandukanye. Ni umwe mu bahanzi kandi bakunze kugenda bakora ingendo hanze y'u Rwanda, aho bakunze kujya ku mugabane wa Amerika, aho baba bagiye gukora indirimbo cyangwa se gushutingirayo. Ni umwe mu bahanzi bigaragara ko nawe yifashije mu Rwanda, akaba ari umwe mu bahanzi ugenda uvugwaho udushya twinshi cyane mu myidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero nta washidikanya yuko ari umwe mu bahanzi bagenda batumirwa henshi, akaba ari umwe mu bahanzi bafite amafaranga. Ikindi kandi kigaragaza ko afite amafaranga menshi ni brand ambassador cyangwa se wamamariza mukuru wa Airtel Rwanda. Murayizi company iri muzikize mu Rwanda, akaba ari ukuriye abamamaza bose, ari we brand ambassador. Wa kane turasanga umuhanzi Safi Madiba, akaba ari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane muri iyi minsi, aho indirimbo ze urugero nka Comptoir zirimo zikunzwe mu gihugu. Nawe ni umwe mu bahanzi bigaragara ko ari mu bakize cyane, kuko ni umwe mu bahanzi bagiye bafite ibikorwa bitandukanye bagenda bakora hanze, aho urugero abaye afite ubwato bumwe buri privé, akaba ari ikintu gihenze nacyo afite mu by'ukuri, kigaragaza ko ari umwe mu bahanzi bakize. Ndetse we n'umufasha we Judith, bakaba ari bamwe mu bantu bakekwa kuba bafite amafaranga menshi. Ibyo bimugira umwe mu bafite amafaranga menshi mu gihugu cyangwa se binjiza, kandi ibitaramo byinshi aba yatumiwemo, aho ari mu nzu itunganya umuziki izwi nka The Man, kuriwe n'umushoramari Badrama. Wa gatatu turasanga umuhanzikazi Butera Knowless cyangwa se benshi bamenye nka Knowless, akaba akorera umuziki we mu nzu itunganya umuziki ya Kina Music, kuriwe na producer Clement. Ni umwe mu bantu bigaragaza cyane mu Rwanda, ibyo ntawe utabizi, kandi akaba ari umwe mu basitari u Rwanda rufite haba hano mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda. Akaba ari umwe mu bahanzi banabashije gutwara irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Ibyo bikaba byaramuhaye amahirwe cyane yo kuba yarise yinjiza amafaranga menshi kurusha abandi bahanzi mu gihe cye kabisa. Ikindi kandi kigaragaza ko Knowless nawe ari mu bahanzi binjiza cyane, ni brand ambassador wa company izwi nka Airtel, icuruza ibikoresho bitandukanye bya telefone ndetse n'ikoranabuhanga. Akaba yarasinye kontra ingana na miliyoni 50. Akaba ariyo kontra mu by'ukuri umuhanzi wese uzwi mu Rwanda yaba yarasinye ihenze kurusha abandi bahanzi mu by'ukuri, kandi akorera mu nzu mu by'ukuri igezweho ikorana n'abakire. Ibyo bikaba bimugaragaza nk'umuntu mu by'ukuri ufite ibikorwa binyuranye kandi bigezweho, bikaba bimuha amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi, dore ko mu gitaramo yinjiye cyangwa se bamutumiyemo ugomba kuba ufite ikofi iremereye kabisa, ntabwo upfa kumutumira gutyo, kuko ni umwe mu bahanzi mu by'ukuri batikoraho kabisa, niko navuga. Mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi mu by'ukuri ntabwo akunze gukora ibikorwa byinshi mu Rwanda, ariko mu by'ukuri ibikorwa bye akenshi abigenera abanyarwanda ndetse n'abakunda u Rwanda. Uwo nta wundi ni umuhanzi Meddy cyangwa se Ngabo Medal, akaba akorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikorwa byinshi akaba ariho bikorerwa, ariko mu by'ukuri umuziki akora akenshi agukorera abanyarwanda mu by'ukuri. Nawe ni umwe mu bahanzi mu by'ukuri, yego ibijyanye n'umutungo ye ntibikunze gutangazwa, ariko mu by'ukuri ni umwe mu bahanzi binjiza amafaranga menshi, dore ko bikunze kuvugwa yuko nta gitaramo ajyamo kiri munsi y'amadolari 10,000. Ayo akaba ari amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amanyarwanda ku gitaramo kimwe. Kandi Meddy akaba ari umwe mu bahanzi bakunze gukora ibitaramo ku mugabane w'i Burayi ndetse n'ibindi bihugu by'amahanga. Ibyo bikaba bimushyira mu bahanzi mu by'ukuri babinjiza amafaranga menshi cyane, ndetse utabariyemo n'ibyo kwamamaza agenda akora rimwe na rimwe. Wa mbere mu by'ukuri ni umugabo uzwi na benshi cyane, haba hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Uwo nta wundi akaba ari umuhanzi The Ben cyangwa se Mugisha Ben. Nawe nka mugenzi we akorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ni umwe mu bahanzi bakunze kugira ibitaramo byinshi cyane haba mu Rwanda ndetse no muri East Africa ndetse yewe no ku mugabane w'i Burayi. Ni umwe mu bahanzi mu by'ukuri bigaragara ko binjiza amafaranga menshi haba mu bikorwa byo kwamamaza ndetse n'ibitaramo
ndetse n'andi makontra bagenda basinya mu bijyanye no kwamamaza. Ni umwe mu bahanzi mu by'ukuri bigaragaza, dore ko indirimbo ze buri uko zisohotse zigenda zikundwa na benshi. Ibyo bikaba bimushyira ku mwanya wa mbere ku rutonde rwacu rw'umuntu ubasha kwinjiza amafaranga menshi mu bahanzi nyarwanda, haba abakorera mu Rwanda ndetse no hanze mu bagezweho mu by'ukuri. Zo ubashije kureba iyi video ukaba urimo bagenda badutera inkunga mu by'ukuri, nawe niba ari igitekerezo ufite duhe like, duhe comment, duhe uko ubyumva, cyangwa se niba ari ukunda ubyumva mu bahanzi baba bakize mu Rwanda, waduha igitekerezo muri comment cyangwa se ukatubwira uko ubyumva nawe mu by'ukuri. Ndetse n'abo twaba twasize cyangwa twibagiye byose ni mwebwe mubikuyemo, kuko ni mwebwe ibikorwa byacu biba bigenewe mu by'ukuri. Do comment, siga like, kola subscribe niba utarakora subscribe, niba ukiri mushya, niba wakunze video kola like, niba utayikunze kandi uduhe igitekerezo cy'ukuntu twagenda dukora neza kugira ngo tugende tubaye ibibashimisha. Mwari muri kumwe na Shemsi. Ciao ciao.